nawe yagiye kuvuga ikintu yabonye kivugira hehe aho ngaho nyine kuri kamera clean abantu bakurikiye YouTube channel yitwa ngo inkuru y'agakiza wanshuri abo barahari amabu y'abantu baguteye agiye kubagarukira Imana yambwiye ati yego abasenga ni basenge nabonye amajya 3 mbona harimo amajya y'igihunyira 2 mbona harimo n'igi by'inkoko rimwe mbona abantu bari kumena byose bamiragura Imana iramya ngo abantu bari ibizira barya n'ibyejejwe bari igaburo ryera bagotomera mitsingi na zabye na za primus bari abana barya n'abanyina yego ariko ngara umugabo ejo bundi ngo Ezekiel yavuze ngo urongora umugore n'umwana we ibyo se ni ubwa mbere mu byumvishije gutumbwira ngo bishop muri ADPR pastor yaguye mu maguru ya Dereya kandi Dereya yamwogosha none se nuko bwa mbere wumvise none se Samusoni ni Samusoni Samusoni yagize igihe cyo kwitubabwira Imana ngo mana mbabarira wongera umereze gasatsi kanje muhorera amaso yanjye abafrista abantu go ariko wasanga none uyu we yagiye kuyagwamo adafite n'igihe cyo kubwira Imana ngo witeka wambabariye ukamegeye uzi ko kugira ngo Imana igiye guteza abantu ibanze kaguha cyo bita last warning Imana ifite PS Niyonzima Jean Claude wabonye pasteur Niyonzima Jean Claude ari mu nyanja ngari cyane yego mbona umukorongera muzengurutse numva ijwi rivugira mu gicu yego ngo nduwiteka yabahamagaye inshuro 3 yego riramubwiye ngo nakumenye cy'urusoro mu nda nyoko ngweze utaravuka mushyiraho kuba umuhanuzi wo guhanurira amahanga yego nongeye kukugaruka mufitiye imbabazi nimuhenyeshe Imana iramubwira ngo ndubwire Pastor Claude ko ndi Imana yongeye kumubatiza akaba nk'uruhinja akagaruka muri Kristo Yesu neza ko bivugiye kuri kamera ndamaze nibo bajye kundega cyangwa se uhamagare inimero za RIB ndabivuze kuko nawe yagiye kuvuga ibyo yabonye ku bana bivugira hehe kuri kamera pasiteri bakoze amarigondi bayakorera ku ruhimbi yego basambanya abadamu batari ababo basambanya abakobwa biba abana amafaranga besikoroka abantu bakoze bita amarigondi bakajya nyabwo bakafata muri oprove bagafata amahembe y'inka yego amahembe y'ihene yego bakajya kuyataba mu rugo ahantu bari bujye gusengera yego bakavanga Imana yambwiye ngo hari ibirozi biri iwabo afese umuntu akagenda ati ngure were ko naho bitabye bagacokora akabibona bamwe bari Uganda reho bagiye kubwera bwera besikorokayo Imana igiye kubaturumbura muri ya myobo bihishemo bongere bagaruke bicwe n'inzara reka mbahe ikaze mwe mwese mukomeje kubana natwe muherereye hose mu bihugu bigiye bitandukanye tubifuriza kugubwa neza ni inkuru y'agakiza ndi kumwe na Prophete Byukura bagirane Noel umeze neza ndashima Imana ndamahoro mbonereho no gusuhuza abantu bakurikiye YouTube channel yitwa inkuru y'agakiza Imana ibamugisha yego ndabyibuka neza iri zina ni ryiza cyane inkuru y'agakiza TV ni izina ryiza cyane nyiri kwitira izina banza ari umukristo icya kabiri ni umwe mu bantu babasha kuba barasogongeye kuri Yesu Kristo bakongera bakagira gute bakamunywa bakamwumva neza ko biravuga ngo niba mwarasogongeye amen mukamenya ko Yesu agira neza ngo niwe buye rizima ryanzwe n'abana b'abantu toasted been for the blele mandon dry ngo ariko ku Mana rigahinduka ibere hinduka iki ifuruka ikomeze ifuruka nohe uvuze gutyo rero ndibuka kabarokore muri iyi minsi babaye byago ibyo byihorere ndi gusenga yego maze mese ni mu masengesho kuyoboza Imana inzira ndakubwiza ukuri ndi gusenga maze misi mu masengesho yitwa kuyoboza Imana inzira kuyoboza Imana inzira kwibutsa abantu cyangwa icyerekezo kwibutsa abantu ko ari inkuru y'iki Mana we ngo iki ngo ni inkuru y'iki inkuru y'agakiza TV twagiye rero nabajije Imana ngo kubera icyo abarokore benshi yego bapfiriye ahantu bagakwiye gukirira kucyo abarokore benshi bamwe mu muzi nabo tutazi bari gupfira mu maguru y'indaya za Delila zabogosha imisatsi aho ngaho rero Imana irambwira ngo mwana wa yego
mana ndakumva tosti enima tariza ngo unidra repera zango de bone shando unidra Imana yamenye ifite gacuma k'umujinya irimo iraciramo havese kandi buretse gatoya ifite iki agacuma k'umujinya irimo iraciramo kandi ugacuma ngo umunsi zakubika isi yose ntabwo ndi buvuge East Africa sindi buvuge Canada sindi buvuge America isi yose ngo Imana izahita yitwikira imbure bijyane bya bikabyo buretse gatoya kumva cyane ntago turi gutwika ntago turi kwikaza TV Rwanda Pastor Claude ntago turi kuri Tube Maso TV ntago turi kuri Yago TV Rwa turi ku nkuru y'agakiza k'ijambo ry'Imana ese naka ijambo Imana yambwiye ngo bariya nabo mwabonye biyahura bariya nabo mwabonye bikubita hasi bakarambarara bariya nabo mwabonye bagwe mu maguru ya Delila abandi bagiye kwicwa n'inzoga aba pasiteri benshi buzuye imitsingi mu nda zabo zigiye kubabaza ngo mbese kuki mwatunyoye havese kandi muvuga Imana muyibeshye iryo ntago ari iterabwoba nzanye ubuhanuzi buvaho n'ubwo Aburahamu atatuzi yego Isiraheli natwemere abamenye Imana hari data wa twese mwiza ubazi kandi ubazerekana utaragera kuri ubwo buhanuzi ndakubaza ibintu bibiri yego hari bimwe abagiye uhanura ariko ntago turabona bisohora icya kabiri buretse icya kabiri byarasohoye turabwirwa n'iki kari Imana yabigutumye televiziyo Yongo TV ko nahanuye ko Imana iteje cyamuna ari mukwe mu biganza iri he Uganda televiziyo tuvugana Imana yahaye umukozi wayo ukwiye kuyitunga witwa Apotre Mignone avese niko bimeze televiziyo ya Yongo nagiye kuri Big Town TV ku munyamakuru twabagiti waza kuri Freemax TV ndavanga Imana irambwe yari 2016 Imana imubwiye kuri televiziyo Yongo Imana imwambuye yego kubera koze iki kubera ko yabeshyiraga Imana akayivuga nabi akayambika ubusa none dore Imana mwambitse ubusa nawe ari kubwera za Uganda hiryo ngiyo Yongo ari kubwera Rukundo Ezekiel nababaye mbona umuriro witanura ngiye kubona mbona Rukundo Ezekiel yambaye ikariso ari kwerekeza mu muriro yambaye iki ikariso Ezekiel yambaye ikariso bavandi Imana yapfushije ihagaritse Imana ikiniye abantu reka twumve bamwe mu bakozi b'Imana bimikiye gushingura gushingira kubatiza gusoma imihango runaka ishingiye kuri Gikristo abantu bigishije abandi antikristo kugira ngo babigisha Kristo urugero rutoya yego urugero rutoya ndakubwiza uyu ni pastor umwe bamwita Pastor Claude akanwa kavamo ijambo ry'Imana ni gute kavamo ibitutsi Yesu se ntago yigeze atukana Yesu ni yatukanye se ni yabwiye ino mwaka wigaye mugende mubwire iyo ngunzu Herode nose ubwo urumva umuntu ahinduka ingunzu ngo niba udashyushyuka budakonje ngiye kukuruka icya kabiri Bibiliya avuga ngo mbese Imana n'abantu bakozakwibukira kuki icya kabiri ijambo riravuga ngo nimugirire bene so nk'ibyo babitura ubu niba gukubita urushyi uzabareka wigendere yes kuko na Yesu barazimukubitaguye nyinshi ushatse ko abantu bavuga ngo Yesu azaza ku isi ntago Yesu azagaruka bizagenda gute se Yesu nagaruka akakazimuka kajya akaki akakazimuka kajya Yesu nagaruka akakazimuka agatwi kawe Yesu agaruka ku isi abafundera bizi ko ari ababaya abenjeniyeri bafite imisumari barayisongoye yego ntabwo Yesu azagaruka Yesu azahagarara ku bica avuga ati muzamuke hazazamuka abemeye Imana kanze nkwereke nka profete byukura bagirane Noel buretse nkwereke ako yigeze kuvuga ngo wagiye mu ijuru nagiye pe mu ijuru nge nagiye napfuye marayika w'Imana arantemberera njyana mu ijuru ngezeyo mbona za nkovu za Yesu mu biganza ngezeyo Imana irambwira ngo hari impamvu napfuye nkongera nkazuka amen takubwiza ukuri Yesu bamutobaye n'imisumari nabonye icumu Yesu bamucumisa mu rubavu naragiboneye njye ubwanjye yego nongera nivugire na kandi noneho nako kabasaze empty mind pastor uri empty mind
nta kintu kirimo kugira ngo ndi empty mind jewe empty mind jewe Ezekiel koko mayibobo nkawe umuserebanya nkawe toilette nkawe inuka uruko kareba karwaye bwake wagira ngo karwaye sida aho ni urwaye sida Ezekiel iyo ngure mu maso nkareba n'isura yawe mu maso ubwayo iragaragaza ko ufite ubwandu bwa sida ntacyo ntazi wacyoye urajya kwita minisitiri w'igihugu cy'u Rwanda ngo ni igicucu ngo ni igicucu kutarakita so mugarwa kutarakita nyuwe ni gute injangwe inturo yo mu ishyamba iyi nturo iyi njangwe uyu muserebanya iyi mbeba y'inyagasozi kuko Ezekiel yatunzwe n'imbeba y'inyagasozi yavutse bamugaburira imbeba yavutse arya imiserebanya yavutse arya iminyorogoto yo mu gifunzo uyu Ezekiel murebe isura ye murebe mu maso yo kwasa yavukiye mu minyorogoto arigaburirwa iminyorogoto uwo ni Pastor Claude ese Pastor nyine Pastor Claude yakaba yihanganira yego ingunzu nkuko biri bivuga yego ushatse kuba kweze cyane ari ingunzu konona uruzabibu ushatse kuba kweze cyane ari ingunzu ni ingunzu ushingiye ku kisi ushingiye ko na Yesu murimo aka kanya yamaze kwiyambura ubumuntu yinje mu mutwe bigarashi ushingiye kuki kari umutwe bigarashi u Rwanda ushingiye kuki gwera ko bakora Ezekiel abantu bamuza senga abantu bamuza aririmba buririmba bwe budahaye Imana 12 Imana yaranyegwe Ezekiel mu gitabo cy'ibihombo ari muki mu gitabo cy'ibihombo inde Ezekiel Rukundo wowe uri mu gitabo kimeze gute ubwo nde mu gitabo kimeze gute cyibyiza ariko wibuke ko tutaragera ku buhanuzi Imana yaguhaye twakomeje icya kabiri mwebwe hari ibintu mujya kuvuga ngo Noheli ngo hane kazarongorwa nyanasiya ngo ni yamurongora nyine se wigeze umurongora urumva utaraduhaye ubuhanuzi bw'ubushoko Buretse gatoya ariko murongozi kino Buretse gato uramugore mwiza ariko Imana yarambwiye ngo uriya mugore nari naramukwemera ko ndisubiye ndi Imana itakimuguhaye ndamutakaza impamvu ni iye namutakaje Imana yabwiye Mose ngo fata Abisiraheli mujye mu gihugu cy'Ikanani ukuri muri Egiputa Mose asuzugura Imana Imana iramubwira ngo mubwire mwana wanjye ndagukunda ariko yirebesha amaso Pela sati koliza ngo nidra ariko ntabwo igihugu uzakijyamo ndakubwiza ukuri Mose yakigiyemo wabuze imvura y'amasahani wait yagiye mu ijuru genda gake ijuru nihe biriva ko Mose yagiye mu ijuru nta n'umuntu n'umwe uzi n'abanyabwenge n'abasorovesi nta muntu uzi ngo Mose yahambwe he nihehe muri Bibiliya handitse ko Ezekiel Rukundo akurana n'ibigarasha ibimenyetso birari ibihese burya ngo niyo utaba ufite imbago niyo utaba ufite amaso wazunguza imbago ugakabakaba kwita minisitiri w'intebe ngo empty mind igicucu ngo tete vide hari abapasiteri bamwe na bamwe ariko ngeshe buri hari unagiye kuri tumva ngo dayimoni ngo please ibaza aho usaba dayimoni imbabazi ngo buretse dayimoni wowe ngo ndagutegetse ngo buretse ngo mbanze nirukane ngo uyu nguyu uri muri uyu ngo faya ngo rusufa ngo ako ubundi mu bikibasha bituma mumenyera Imana ya Israel ushatse kuba ko banywa za dundo ubwonko abapasiteri basambaniye ku ruhimbi reka none katumena umuceri iyo mushaka tumena umuceri unyanyagize niko shaka tumena umuceri buretse gato tugiye kumena umuceri unyanyagize ituro ryararikoze tumena umuceri yego ngiye kuvuga icyo bita amarigondi iri marigondi izina marigondi sha akoreba ku muntu wagize abapasiteri bakoze amarigondi bayakorera ku ruhimbi yego basambanya abadamu batari ababo basambanya abakobwa biba abana amafaranga besikoroka abantu bakoze bita amarigondi bakajya nyabwo bakafata muri oprove bagafata amahembe y'inka yego amahembe y'ihene bakajya kuyataba mu rugo ahantu bari bujye gusengera yego bakavuga Imana yambwiye ngo hari ibirozi biri iwabo afese umuntu akagenda ati ngure ko naho bagacokora akabibona bamwe bari Uganda niho bagiye kubwera
besikorokayo Imana igiye kubaturumbura muri ya myobo bihishemo bongere bagaruke bicwe n'inzara kuko baheba Pastor Claude Imana ifite PS Niyonzima Jean Claude wabonye Pastor Niyonzima Jean Claude ari mu nyanja ngari cyane yego mbona umukororombyo uramuzengurutse numva ijwi rivugira mu gicu yego ngo nduwiteka ryabahamagaye inshuro 3 yego riramubwiye ngo nakumenye icyurusoro mu nda nyoko ngweze utaravuka mushyiraho kuba umuhanuzi wo guhanurira amahanga yego nongeye kukugaruka nk'ufitiye imbabazi nimuhenyeshe Imana iramubwira ngo genda ubwire Pastor Claude ko ndi Imana yongeye kumubatiza akaba nk'uruhinja akagaruka muri Kristo Yesu neza ko bivugiye kuri kamera ndamaze nibo bajye kundega cyangwa se uhamagare inimero za RIB ndabivuze kuko nawe yagiye kuvuga ibyo yabonye ku bana bivugira hehe kuri kamera nawe yagiye kuvuga ikintu yabonye kivugira hehe aho ngaho nyine kuri kamera clean abantu bakurikiye YouTube channel yitwa ngo inkuru y'agakiza yego mwari mumenyereyeho ibintu byo kuvugisha ukuri ubu naje nje mbibutse neza ko niba munyeneye mwandike muri comment yego hari abigize abantu batukana hari abana ba Yuda hari abana ba Senikerebura umwami wa Nshuri abo barahari amabuye abantu baguteye agiye kubagarukira Imana yambwiye ati yego abasenga ni basenge ariko tugana ku musozi w'ikiganiro abantu bagiye kubona imbaraga z'Imana nabonye abantu bihana nabonye amajya 3 mbona harimo amajya y'igihunyira 2 mbona harimo n'igi by'inkoko rimwe mbona abantu bari kumena byose bamiragura Imana iramya ngo abantu bari ibizira barya n'ibyejejwe bari igaburo ryera bagotomera mitsingi na zabye na za primus bari abana barya n'abanyina yego ariko ngara umugabo ejo bundi ngo Ezekiel yavuze ngo urongora umugore n'umwana we ibyo se ni ubwa mbere mubyumvishe gutumbwira ngo bishop muri ADPR pastor yaguye mu maguru ya Dereya kandi Dereya yamwogosha none se nuko bwa mbere none se Samusoni ni Samusoni yagize igihe cyo kwitubabwira Imana ngo Mana mbabarira wongere umereze agasatsi kanje muhorera amaso yanjye abafrista abanogora ariko wasanga none uyu we yagiye kuyagwamo adafite n'igihe cyo kubwira Imana ngo witeka wambabariye ukamegeye uzi ko kugira ngo Imana igiye guteza abantu ibanze kaguha cyo bita last warning ya nyuma yo kwisubiraho ndakangushimira Imana ibamugisha Yesu abarigire neza imbaraga z'Imana zibane namwe amen mu cy'Imana yego uneza amatwi ndiguteza amatwi 5 kwa 5 icyakabiri turi ku nkuru y'agakiza TV yego niba ari inkuru y'agakiza katuvuga amaraso ya Yesu yego aya maraso ya Yesu aba bapasiteri ndeba biyuhagiye ariko buriya biyuhagiye mu kidendezi cy'amaraso cyangwa biyuhagiye mu kidendezi muri Nyabarongo bagiye bariya nigutubwire ngo pasiteri muzimushingira usezeranya abantu hari uwabatije Gitafe ejo bundi yego Gitafe umukaru zaramwishe nko kubatiza yo nzovu na yakamwana batije Jackie wase Sharon wabatije DJ Brian abo naba pastori bashaka hiti gusa hanyuma ngati no henda gwibumbi 50 atuze ngo batize mvuge ko Imana yavuganye nage ko makubatiza navuga ni we kibana yo Noheri aba bapastori reka tugaruke bari mu gitabo cy'ibihombo bari mu gitabo cy'ibihombo hanyuma mu bintu Imana yagutumye tugeze kuri bwa buhanuzi mu bintu Imana yagutumye ngo iki kubwira abanyarwanda Imana yambwiye ngo mbwira pasiteri basambaniye ku ruhimbi mbwira abapasiteri bari ububenze bakagira ko za peti mitsingi na za primus ariyo mpamvu nda zabo zaje imbere bahanura primus bahanura bakoreshwa n'umwuka wa primus na za mitsingi Imana yambwiye ngo umuriro w'Uwiteka urabafa ugiye kubageraho nagiye kubona mana bashumba bamwe yego bikora utubindi twuri kwaka umuriro bajije Imana ngo ibine biki Imana irambwira ngo besh bari gucumba umwotso wo kwa Satani w'itabi rya Satani
pasiteri banywa itabi bamwe banywa itabi icya kabiri ndi gusenga nabonye igiti kimera imbere yanjye yego imana kimara kumera iryo yereka mbona cya giti kirameze kimaze kumera mbona kigize amashami menshi cyane numva ijwi rimbwira ngo Uwiteka niwe giti aya mashami ni abantu bagiye gushibukira muri Kristo Yesu bagiye gukora ibintu bikomeye bidasanzwe yego ndakubwiza ukuri ubwo akaba ari ubuhanuzi imana irambwira ngo abayizi bazayimenya irambwira ngo kandi hari ikintu ikoze kigiye gutuma abantu bose bagira ngo tezevu bagiye guhabwa tezevu hanyuma imana iguha ubwo buhanuzi byari biturutse kuki bwana profete by'ukuri nasengera itorero nsengera umurimo w'Imana Imana inyereka abashumba bari gukina icyo bita business yo mu ijambo ry'Imana nabonye Bibiliya bayihanahana nk'abakina urusimbi havese kandi bayijugunyana umwe ajugunyira undi ndajugunyira undi asama Imana iramyaga agakiza baragakinishije baragacerensa ariko Uwiteka aramya ngo ntago azatinda icya kabiri ikintu cyose kitashizweho n'Uwiteka Imana igiye kukigira umusenyi wo kugiye kukirimbura icya gatatu inzu yose yubatswe ku musenyi Imana yambye ko igiye kuyirimbura hahirwa umuntu ubakiye ku rutare Imana igiye kuyirimbura none sinakubeshya muvandi Bibiliya ivuga ngo iki hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi yego nahagarare mu nzira y'abanyabyaha nicarane n'abakubanyi uwazahanwa n'igiti cyatewe uruhande rw'umugezi icyo giti ngo cyera imbuto mu gihe cyacyo yego ariko uretse kubeshya ni gute umbwira ngo hoteli ya gikristo ya ADEPR irimo pisine se ni icyaha genda gake ni icyaha icyo bita step by step yego slow and by slow yego hoteli ya gikristo yego irimo pisine irimo amacumbi ayo macumbi azaza mu bandi azaza n'indangamirwa hoteli ya gikristo nimba irimo amahenesi za rikeri za veburuje zizanywa n'abandi nsubiza n'abadeperi ese kujya muri iyo hoteli da kujya kogamo kwa ibica niba ari yitorero ari yidini koko cyo abantu batogera ubuntu ariko se nuzi ko Bibiliya ivuga ngo icyo muzakora cyose kizababira cyiza mu itorero rya ADEPR marayika w'Imana aciyemo kandi w'umucyo apana w'umwijima havese anyuzemo mu nsengero zose marayika w'Imana anyuzemo havese kandi abantu bajyamo marayika w'umucyo ni umucyo nimeshe umutwe genda gake marayika w'umucyo uzi wari we genda gake marayika w'umucyo uzi wari we ni uwa Satani buriya ntago marayika w'umucyo ari uwa Satani marayika w'umucyo ahubwo w'umwijima ni wa Satani marayika w'umucyo aje gukura ibishimwa mu bigawa marayika w'umucyo amanukanye n'uwo bita marayika Gabriel yego uwo bita umurimbuzi nabonye marayika Gabriel afite inyundo yitwa Kinubi mvugira ngo Kinubi inyundo yitwa Kinubi yego agiye gusekura imitwe y'abantu bose ibaze muri ADEPR yarugenge ukabona umugabo afashe uri mu ishingu amusekuye imbwa y'ingumi yatanje imbwa y'ingumi ariko akayikaraga ati we ariko yari yafashwe bari bafashwe na dayimoni yitwa Sondiyata hoya ubundi hari abadayimoni batatu bazamukiye muri aba mu bantu basenga dayimoni ya mbere ni ijipo dayimoni yitwa jipo yego dayimoni ya kabiri ni icupa dayimoni yitwa cupa dayimoni ubwo nyine icupa igena n'umudayimoni yitwa Delila w'ijipo yego dayimoni ya gatatu imva z'abakozi b'Imana n'eshatu yego icupa ijipo n'ituro icyubahiro aba badayimoni ni icyubahiro nyine abadayimoni bakagenda n'abandi batatu Sondiyata Turawansi Vakusente n'undi witwa Sari wa Saja
kabona urugabo rufite ibyanwa rwiyambitse akantu k'akabodi karuhambire umuntu ni mukuru ugize umwana uwo yambaye afite dayimoni yitwa Sari Wasajya uwo nguwo akaba ari we ukamejeje mu bantu b'iki gihe yego so naona ule mtu huyu Munyakenya unamuona utanifungulie hapa tunamuona ule bwana tunakusalimia bwana uko vizuri welcome sasa twagiye dayimoni ya turawansi yafashe bande nabandi yafashe abakobwa yafashe abadamu bubatse ingo yafashe abasore n'abavuga butumwa dayimoni yitwa iyo ngiyo yitwa Turawansi agenda na Sundiyata Sundiyata rero dayimoni bimeze ite uwo mudayimoni yafashe icyo bita abadamu Turawansi Turawansi ni hasi bari hasi hejuru cyane baburungushurana amagari wakakajwe baburungushurana tugana ku musozo bwana Prophet Byukuru abagirana iyo ubona ibi bihe turimo ubona bitwerekeza hehe nabonye Pastor Claude ubwo turi kugana ku musozo ahagaze mu nyanja ngari cyane nawe yagiye kuvuga ikintu yabonye kivugira hehe aho ngaho nyine kuri kamera clean abantu bakurikiye YouTube channel yitwa ngo inkuru y'agakiza yego mwari mumenyereyeho ibintu byo kuvugisha ukuri ubu naje nje mbibutse neza ko niba munyeneye mwandike muri comment yego hari abigize abantu batukana hari abana ba Yuda hari abana ba Senikerebura umwami wa Nshuri abo barahari amabuye abantu baguteye agiye kubagarukira Imana yambwiye ati yego abasenga ni basenge ariko tugana ku musozi w'ikiganiro abantu bagiye kubona imbaraga z'Imana nabonye abantu bihana nabonye amajyi 3 mbona harimo amajyi y'igihunyira 2 mbona harimo n'igi by'inkoko rimwe mbona abantu bari kumena byose bamiragura Imana iramya ngo abantu bari ibizira barya n'ibyejejwe bari igaburo ryera bagotomera mitsingi na zabye na za primus bari abana barya n'abanyina yego ariko ngara umugabo ejo bundi ngo Ezekiel yavuze ngo urongora umugore n'umwana we ibyo se ni ubwa mbere mubyumvishe gutumbwira ngo bishop muri ADPR pastor yaguye mu maguru ya Dereya kandi Dereya yamwogosha none se nuko bwa mbere none se Samusoni ni Samusoni yagize igihe cyo kwitubabwira Imana ngo Mana mbabarira wongere umereze gasatsi kanje muhorera amaso yanjye abafrista abantu gose ariko wasanga none uyu we yagiye kuyagwamo adafite n'igihe cyo kubwira Imana ngo witeka wambabarira ukamegeye uzi ko kugira ngo Imana igiye guteza abantu ibanze kaguha cyo bita last warning ya nyuma yo kwisubiraho ndakangushimira Imana ibamugisha Yesu abarigire neza imbaraga z'Imana zibane namwe amen